ubanye neza na Adeline? Nyine ntago byaba neza cyane ariko nge nta kinambwiye ntacyo icyo nyine nta nicyo kiza ko ari hano mbamona biraho Ntacyo yishe nta nicyo kiza. Muri make nyine mubanye neza ntago kubangamira, nizeye ko nta muntu n'umwe ubangamiye undi. ntago mbanye neza nawe kuko dufitanye amateka sinzi ko nabisana ariko nanone kuba ari hano cyangwa nanjye ndi hano buri wese agomba kumindinga business ze sinita nje ubwo ni nkaho ngiye kuba imbwa yawe uvuga kanyamanza jaha nja kanyamanza jahari ya njaho ubwo nengiye ku muhanda rero ubwo nizere ko wabyumvise nabyumvishe ni nkaho nabishize muri kadiyo mu bwonko ni kugira nawe avenir yiwe ntago azahora iwanjye azagira umugabo azagira urugo rwe agomba gushaka rero ubuzima Ese ubundi Sheri aho kugira ngo agende tukamushakira ikintu cyo gukora urabyumva gute? Hase urumva ko azakomeza akora abaha ni wanjye Yes. Erega hanini ari na hano wirango agufashe nyine turimo twa hato na hato sibyo Ntabyo turimo kuko ni ibintu bibaho mu miryango sibyo Ntabyo turimo kuko nta turimo dukomeye mfite ahubwo Adeline agomba kuguma hano kubwo umutekano we sibyo ura n'umwana w'umukobwa yuko ko ari umwana w'umukobwa hako ntago ari muto Adeline ni mukuru kubyo wamureka akagenda ngo ujye mu kazi nze namuzirikira hano iwanjye kugeza ryari no reka gume hano tumushakire basi ikintu cyo gukora azavana ajye gushaka umugabo uramujyana kandi muba yakibonye ahubwo mbwira nimba ngiye mwemerere yigendere ashakisha ubuzima ntabwo bikunda Sheri ntabwo byakunda rwose mbabarira kandi mbabarira ahubwo mbwe ko bidakunda turamushakira icyo gukora no reka ngende habya ndi gusobanura Zella ibyo bintu nizere yuko mbabarira kabisa sibyo ese ko nabonye atari kuva mu cyumba cyane mu cyumba bari kuwa Mari avuga mu murumuna wa mureke urara cyafite amasoni reka nawe ni umuntu tekereza ko yibagiye sibyo yakoze ariko araza kumenyera ntacyo ubwo icyo nagushakiraga ni icyo ubwo ndaza kuganiza Adeline oye mubwire ko bitakunda Sheri sibyo sawa kanira kukuderanja nigende wayifotoye uretse gato mfate izi nyashi we fata baraga post ngo wasa nkureba ahangaha Numfotora n'indi nyifashe ku kabebi kubera anti wapi ntabwo risi ugiye nyese imemories umva je unesha umutwe bana n'amafuta ya turebe kandi kamunyasha ndaka nyamara ifoto ni nziza iyi ni ndi posting iyi ndatandaraje pe aka sana ntabona Sheri wa Adeline nshaka ko umuntu ndabizi mu magambo ese tukiri muri byo Sheri rero ngo mbyitaye ibintu bya Adeline rwose subwo umusheri we namwemera ubundi umuzungu bebe fe nabakunda abaki abazungu wakihanganye ko mutabakunda umva ahubwo ngubwire Zella ubanye neza na Adeline? Nyine ntago byaba neza cyane ariko nge nta kinambwiye ntacyo icyo nyine nta nicyo kiza ko ari hano mbamona biraho ntacyo yishe nta nicyo kiza. Muri make nyine mubanye neza ntago kubangamira, nizeye ko nta muntu n'umwe ubangamiye undi. Ntago mbanye neza nawe kuko dufitanye amateka sinzi ko nabisana ariko nanone kuba ari hano cyangwa nanjye ndi hano buri wese agomba kumindinga business ze simwitayeho nawe nashaka gereka kunyitaho ubuzima bukomeze kujya nyine tubane neza.
Okay. Ubwo rero nyine nari ndiho nkubaza kugira ngo numve ko kuba ari aha bikubangamiye se aba yagiye akava aha ngaha byaba byiza kuri wowe cyangwa n'ubundi yahaguma atahaguma nta kibazo. Sha nta kintu kuri sema yahaguma atahaguma aro reke nahabe cyangwa agende niba mbana nyine ntashaka no kwivanga mu bintu byiwe. Nese ubona hari icyo bintu wabundi kuba ari hano cyambere cyo ntiyankubita ntiyanzamuraho umutwe munini abana aba kwa musaze nanye nkaba kwa mukuru wanjye rero turanganya uburenganzira hano nugutuza tukabana nta kintu bimbwiye rwose. Okay. Nagira ngo numve ko hari ikibazo n'ubundi nyine nta aba yagenda ariko niba nta gahunda yego tumureke mumureke nugere nshaka nahangana nawe se nyine nashatse ko duhangana ariko nta kintu waye nuko nise kubera icyo ndi kubimbaza sha Adeline nyine gashakaga kugenda ariko ngo kubera njyewe se oya nagakora wowe ngo kubera iki senga se yenza gusanga akubangamiye ntari kumurika njye akagenda. Oya nje nta kintu mbangamiye n'ukuri sunzi koko nawe brad tuvukana. Okay. Ese ahubwo tukira aho gaho njye narabyishimiye ko nari mukuru wanjye Zella gabanya uburyarya wa mwana kintu tuziranyeho cyo nuko nta nduru hagati yacu sibyo. Oya icyo cyo ni tegeko aho kuba warabyishimiye ntago mbishira amakenga ko wabyishimiye ariko byose birashoboka buriya amaraso amaraso. Narakwishimiye na keza nanjye rero narakwishimiye twimanikire tujye kwirira sibyo cyangwa nashaka kurya saa sita reka mbe ndi hano meriza ubwo mbe nkomeze nifatira amafoto y'igendo ry'inarire ndaza kurya nimugoroba nawe nshaka kubyibuha. Sheri phone yanjye ntugire ibintu bibi uyikoresha sibyo. Ibi bise bimeze ute? Okay fata ibyawe genda utunyoherereza phone yanjye jya kuri TikTok nta kibazo gira oya ubu nanabirakariyemo se ntabwo twumvikanye ko wahindutse nta bintu byo kwivumbura. Akira genda ubwire Betty anzane phone yanjye nisize mu cyumba ku buriri. Ikindi kintu ibintu byo kuguma mu cyumba cyane ntago wapi ntago ari byiza. Rero sima nshaka guhuza amaso n'abari abatindi ngo iki nako sima nshaka kubabona cyane nta banyicira mood niyo mpamvu nigumira mu cyumba. Gira kagahungu cyangwa Adeline anzanire telefone yanjye. Betty? Bitese? Wapi se ntabwo wariye? Reka ntabwo ikibazo umuntu afite ari ibiryo gusa. Ufite iki kibazo ko amafaranga yabayaguhaye? Mbanza utaba muri ino nzu ariko. Mba nkubwira ahubwo ikintu ngo amagare njye ndinaniriwe. Urabona ko mukobwa yagarutse muri urugo. Wowe kabyara we Betty ureke ubwasama bwawe. Please ndagusabye. Umuhozeho ijisho. Uravuze ngo mba nasamye nk'imifuka y'ishati muri make. Ubu ninjye mwasa muri hano. Waba wibuka ibyo twamukoreyemo hariya? Rega ni wowe bimukoreye. Wowe aho udahari. Singiye ko nkora ibyo bambwiye ibyo babinzi. Sawa. Basi nurabyibuka. Ndabyibuka. Niyo byuka rero umuhozeho ijisho. Nturebe ngo yavuze ngo Teta ngo ni mukuru we ngo ni mukuru we ngo ni mukuru we. No. Ibyo ntibihagije. Sheri na mucunga shitani. Teta nta manya ngo Teta. Ura munyago ngiye kuvuga navugishwa. Zella nta mutima agira. Urukumva? Ibyo ndabizi. Urabyibuka ko nta mutima agira. Ndanakumva. Rero ntumura ari kwisekeshwa, akantu kose yisekeshwa, ibintu byose yigize akamarayika, buriya ni misi ariho. Akarenza ahubwo aranasenga. Sawa, ngo uzarurira amasengesho yiwe. Kandi Betty mbona wasamye. Ahubwo wowe nushaka wongera amadarubindi kuko mbona ari wowe wasamye muri no minsi nta kintu na kimwe witayeho ntukijya mu masengesho ntukiza kumbaza ibyabereye hano nsigaye n'amakuru nyabona nkayihorera kubera ko mbona utabyitayeho wajya amakuru usabamishe nayahe nayo guhisha se ngenza kukubwira n'ibyo utambajije
mbese ko waza kukibara gusa ntabyo mubajije banyica ariko uza abantu mfite bacunga umugore uri hariya afite kamere nako avukana na Zera uriya mugore nawe umushiha arashikwa yarashuparaye amagambo uri kwivugisha yose ntacyo yatumarira yoboka inzira yo kujya gusenga gusenga ushyira amavi hasi nta kibazo ndasenga ko nawe umenye ubwenge icyo nagusaba ubwenge bwo ngewe sawa reka nigende kereka rimwe na rimwe iyo buri muri konje naho ubundi ndabufite sawa uyu munsi rero ushishikaye wumva nese utambeshye ahubwo umubona ibintu ari kwigira cyangwa ntabwo mwana agenda bizi ntabwo uramukobwa nta mutima agira uri kuvuga ibyo by'umutima nyine bisanzwe tubizi ko shitani ari umugome ari ambasaderi wa shitani ku isi hari akandi kantu rero utazi uko uvuga kumucunga natwe ariko ducunga nta kibazo ubu turacungana abantu bose ndi gukandagira ariko yashyize ikirenge ngo uyu kuri iki cyumba ngo uyu kuri kiriya ngo uyu kuri kiriya kuva yaza nta dushe muri noza atarakandagiramo utusheho ntuva ubu ufite wenyine mbese ntabwo ushaka ntabwo njyewe ndi burya pe ndakubaho umuntu azi umuntu uvuga ariko ngo bacunge shitani Zera Bon appétit mwese. Sipeti ko mutatangira mu buryo byiburi ntacyo tutabikora. Mureke tubanze twere Imana dusenge. Bana yacu turabishimye tubwimbaje tugushimye. Ega nta n'isoni karimo karasenga gusa asenga ibiki ubwo rero wigize akana keza arimo urarurira abantu bahagaze hejuru wigize umwana mwiza ngo tubanze usenge so wowe uzi Imana urayizi ubu karuzi gusa nta n'isoni uzabeshya abandi Imibiri yacu amen. Bon appétit mwese. amen sigaze no gusenga Njye ndabizi cyane rero. bana bisha Betty ari kwizina kandi ibyo birana ari kubikora. oya nta kibazo Betty nta kuntu wazana isahani imwe. nta kibazo Yizana. Ade warurire. andi yawe nta kibazo reka ngufashe Igicaza kugenda twiterekaho amazi tumara kwanura. Ngayicara urye shuka. se nta n'agafiriti mwatetse Betty ahubwo njye kunkorera regime oya ntabwo twahora duteka amafiriti nanone ntegereje ko muzana n'akaboga byibuze ibyo bintu mubaze mabujanga inyama muri no minsi ntabwo ziri kumuhumurira neza no kuziteka ni ikibazo sinabona aho imirire zitekera y'uyu munsi irasekeje yabyanze oya ibintu by'amafiriti byo buriya iyo ifiriti ibaye nyinshi ku muntu utwite Arurashu cyangwa warurire. oya ndiyarurira reka ndakwikorera sheri ariko hano twari twashyizemo agasosi hari ikibazo nta kibazo agasosi ko karimo ariko kaza nuko mwibagiwe akaboga kandi uzi ko nkakunda okay tabazaziteka ariko ngenze muka ku meza oya nta kibazo ze nta kibazo sheri abagomba kubona ibyo ashaka ariko kuri iyi nshuro anyuma Njye nta kibazo mwarure ndarura nyuma ariko mbona mwisi byatunganye. isosi imeze neza Betty Ibeta ziguteka. Ego mana ncyagende mu najyaga nkumbura ibiryo Betty yatetse ngumva. wohora kumbwira ko bibishye Nyine riga rika mubwira ari gihe wenda najyaga numva bibishye mwene mwe ko umutuzi guteka. igitoki cyahiye hamwe ugikuraho kikanga kuza neza nibyo byiza kuri ariko se mabuje ngo igitoki biriya cyoroshye nicyo cyiza ku muntu nkanjye
adirikore ndaza kwiyongera nta kibazo beti kutashyira igitoki reka ngufashe oya nta kibazo iyarurire ndabikora nta kibazo beti nta gasenda se ndagafite de nta kibazo kumwarurire rata bano banzi ko mbarurira Beti uzane n'umunyu ndakuzi umunyu wawe ubu ntawo muri rwose rekera twangotwe agatoki se beti ko bimenye se bakabyara akeneye umugabo umushakira umugabo agatoki Bimeze beti bite? kamwe n'agasosi gake okay agasosi kihorere turashyiraho kariya Adeline iyo umuntu atangiye kumena biba bigenze bite ushaka aba yakuze ariko iyi sosi nubwo ari ubunyobwa biraryoshye ngenda ateka ubunyobwa buraryoha Bize neza rwose. yewe ndateka baranze akaje muzateka agafi agasosi ndabona ndi bubaho urupapuro buri wese niyo komande igeze hino ntagira harya ubu ngo ntabwo najya kuri senda ndakumva ndushaka pe ngo umwana avuka nta musatsi uzagira afite ngo tuzagira umwana udafite imisatsi Ayo ibintu mwamuvuga mwamubizi. nta gitoki se uri burya oya gutya birahagije mwese bon appétit mwese mwaje urusenda harakunyuza nye ariko beti wazakoze urusenda ubu nta gasenda urya mutagenda akagatogosa mu mavuta azakaranga urusenda cyangwa muri weekend nibona akanya Arabizi se Beti. oya nzabyikorera kuko hari ukuntu ngenda uteka bigahumura ariko umubyeyi bakaba nzabibakorera rwose ku ruhande iyo dufite Oya, urusenda babarira umubyeyi ibintu urya by'icyatsi mureke na bino. bizabanze bitungane ariko iyo dodo ni urusenda nziza ruhara n'ukuri rurya kuzanga pe dodo ni nziza ni imboga nyine beti kutamutekeye kawe se shuno no ugiye umva nari ngiye mu ka anniversaire k'umushuti wanjye nyine ubundi reka nkubwiye nicaye ni birebire hari inshuti yanjye yambwiye ko ifite anniversaire uyu munsi ubwo rero numvaga nagiye nkamufasha gutegura ukuntu ikirori cye kiri bugende nkanagura gift nkayipfunyika zera na anniversaire uje kugenda nishyize ni akamoto moto yego tugiye kugenda na moto James ntawe hari mu gutware uyu ariko nta n'ikibazo natega akamoto pe oya sheri ntabwo byakunda ujya ubona accident zirwa zicaracara za mu moto hajya ntabwo ujya kuri YouTube ngo urebe amakuru imeze naba ahubwo telefone ngiye saho ndebera telefone mu cyumba n'uyu mu cyumba rero mu gikoni nguhereze tike utegaga taxi voiture no way ntabwo wajya yes thank you yakombaye neza by the way merci ntuzigere na rimwe umbwira ngo wateze ntabwo nzongera n'ubundi nuko nyine nta mafaranga nari mfite kandi simba nshaka kukugora ntabwo nshaka kukugora hano hari ibintu byinshi bikugora mabona nawe abakobwa ba hano batakoroheye nta kibazo si nimero yanjye ntayo uzi nabonye mfata nimero mu mutwe mbabarira nzi ya James yonyine akira sinze kurenza asanga he nk'umwana w'Imana uri umuntu mukuru nyir'urugo ntagere mu rugo mbere yawe urabizi ko akunda kujya muri siporo saa 12 yakanda ta saa 2 nizeye ko saa 2 zigerageza gara message kumuemeje sivuze ko ujya kugana gift se
Tanyicira umwana ngare kabasi ngahomera akabibe kacu rimwe okay ko gateye akageri ni ukuri kw'Imana kandi sigara injajwe agenda sibaye thank you kandi enjoy ndagukunda ubwira umushito wawe ngo happy birthday ndamubwira ndagukunda nyine nanjye ndagukunda ubwo ndabanguka rero ubanguke saa mbiri ntizirenge zawe kingura gira kose uhora uririmba Mwiriwe. bite byawe se Ni byiza. nese umuzi we ujya unywa agacupa Akaraka uzumonaga mukumba nagubonaga nkwaga inzoga. Akadani uretse no mwera kuzinywa gumuso. ahubwo wagira ngo n'amacupura yawe Niwe. uzi ko ugaragara nk'umusinzi mubi Akaraka nge nta nkwaga gasururu ya nakabonye nageze iwacu ako karanyuraga. None se wari ushaka kukangura ngo mvunjiremo nkwaga nzanywa gasururu. none se uretse kuba wenda gukora ubuzamu ni ikihe kintu kindi uba wumva washobora Numvaga bura amafaranga ndayakusanyaga ku buryo nzahita ngura igare nkaba umunyonzi. Umunyonzi nka Jean chauffeur igare nanjye nkava mfite ikintu nigejejeho. ukunda kuba umunyonzi Umunyonzi. se biri igare rihagaraza nkangahe Igare sibura kubambwe ngo gufunukora ni 120. Kandi nshaka kuzagura iryakozeho kuko niryo ritazampena. Hanzari ibyo nta birenze uretse ko ngiye nshaka ko no kuba umunyonzi igare twazana rigura sibyo ntazari kugura ukaringurira mu mafaranga gawe ntakoreye vugisha ukuri kumbe nje ukangura igare nta kintu nagukoreye oya nyine nawe urumva ugomba kunyitwaraho neza niba nkubwiye ikintu niba ushaka kuja ndakwitwaraho neza naje ndagenda naguhetse wowe kungurira igare gusa ibyo ni witwa nde nje sinakubwiye siko nitwa Kanyamanza Kanyamanza rero nukuvuga ngo igare ryo nyine nari kwemereye bizaterwa ariko nuko uzanyitwaraho ibyo ni ibintu byanje shaka ko umushoferi nyine ufite ntwaro umushoferi si nka Jean chauffeur imodoka nka boss aya reka ndagukabye ibintu cyane akakaje ngeze ikigari 15,000 bampembaga ngo ngiye kutwara n'imodoka nyine imodoka nuko kwigisha nta birenze ukwezi kumwe imodoka ubuyizi neza nanje ngaje ndagenda ndayishofera neza ni nawe wajya turi gukina ko umva nyine nkubwire hari ibintu nyine nshaka kugusaba gahunda zanjye bwite nshaka kugushyiramo nasa amafaranga 15,000 bampagana ibyo ugiye kunsa wowe umva icyo ndi kukubwira ubwo nakubwiye ngo nyitwayeho neza naguhindura ubuzima kukwitwara ukampindura ubuzima bugahinduka nkaje nanje ndambaraga udukositimu nkagenda ameze neza hari favor rero nshaka kuzagusaba cyangwa ikintu nagusaba icyo wansaba nje nakiguha cyose pfa kuba ngifite ukanyihera nkamenya gutwara imodoka nkaje ndaja mu cyaro nanye ndi kuyiviringa ubwo ni iki ntago nushaka nkubere n'umugabo nanakwemera tugashingirana Kenyama wishaka konsetsa umvise ibyo mubwiriza ndi kubyumva cyane birasaba ngo ugenda ku cyonza ya mubwira sibyo nje ubwo ni nkaho ngiye kubimbwa yawe uvuga Kanyamanza Kanyamanza jari ya njaho ubwo nengeye ku muhanda rero ubwo nizere ko wabyumvise nabyumvishe ni nkaho nabishize muri kadiyo mu bwonko kandi ubundi nta kibazo nana kubonye ko tuzakorana